murakoze cyane nigutumyeho ndabona na musaza wawe yavuze ati reka njye kumva icyo data atumiye kuri mushiki wanjye umuco uzawukomeze. Mushiki wawe nibahamagarwa ubanza ujya imbere umenye icyo bahamagariwe, kugira ngo rero ngushimire kuko ukwiye kubakomeraho. Akira humura, akira, banza wakira icyo saba uhaye urakira rwose kandi shyikira akira. Kandi burya ibintu biracyaza mutiza baza muramutse rwose asuhuza umwana we rwose, ibyo ntacyo bitwaye. Ukanya urongera umusingire kuko urugendo ntirurarangira, andi makuru ndakubwira. Ndagira ngo Esther mwana wacu, uyu ni umuryango kandi turi mu gitaramo gikomeye cyane, kuko ikinyarwanda cyo hambere baravangwa na banywanyi bacu baje, ndaza kubakwereka ariko reka mbere ku muryango. Twese turahari, uhereye kuri papa na mama, baso wanyu, nyoko wanyu, byara bawe, nyokorome, ngo n'abafasha babo, bo mwiganye, bo musengana, inshuti n'abaturanyi, abakuruta n'abo mungana n'aburuta, twese turahari. Twaganiriye byinshi ariko ndavunagura mu ingingo z'ingenzi. Twaganiriye byinshi ariko ndanakubwira ko inshuti zawe zo muri yasi yanyu isi virtuelle kuri Facebook n'ahandi hose nazo zirahari. Turahari ariko twagize n'umugisha wo kugira abashyitsi, yavuze ko mba kwereka mu mwanya. Aba bantu bose uko bareba mu kiganiro tumazemo amasaha atari make, twaganiriye byinshi. Urabizi, bavuze iby'umunsi mpuzamahanga w'abagore, amatariki yageze, tuvuga iby'imvura, tuvuga iby'itumba, tuvuga ibya ya migezi y'iwacu ijya yuzura, tuvuga iby'imwaka na gahogo. Amasaha arimo kwegereza no kujya za rwezamenyo n'ahandi kubaza umenyo uko yiriwe. Ibyo byose twabiganiriye, byari iby'iwacu. Turimbanyije igitaramo rero, ariko banza usuhuza aba bantu mutirira wese ko ari ku ruhimbi. Nuko turimbanyije ikiganiro, baza bawe bagarutse kandi bogoga imbuga, baratubwira batari ko tubonye abashyitsi. Turabaza tuti murabona bagenda bati turabona basa n'abaje iwacu kandi turabona ari amahoro. Turababwira tuti nimubabwire bakomeze mubageze aho dutaramiye. Abashyitsi rero twabonye, hindukira mbakwereke. Twabonye abashyitsi baturutse mu karere ka Kamonyi, si hafi si na kure. Urumva kugera iwacu muri Ruhango barenze Muhanga, ariko kuko tutavugiye twese icyarimwe nk'isoko, bari bafite umukuru umuryango watumye kuza kuvuga mu izina rya bose, Pastori Izayi. Uramuzi, Pastori bahagarara imbere y'abantu benshi, washobora kutabamenya ariko benshi bo bamumenya. Uramuzi, uramukozi w'Imana. Nganya imyaka nawe, njye natungayo agatoki ndamukwereka, ntungayo agatoki ariko ntuzabihirahire, impamvu ndi bukubwire.
twaganiriye rero baza kudusaba umwanya mu kiganiro twari dufite, tukagira ngo ni ukutwunganira ku ngingo twari tugezeho uyu munsi mpuzamahanga w'abagore, ariko ntibatwunganiye ahubwo bayishimangiye. Baratubwira bati n'iwacu umugore afite agaciro ndetse gakomeye, bati n'iwacu uburenganzira turabwubahiriza nuko, ariko bakaba bari baherutse inaha. Se warabimenye ko bigeze kugera inaha? Warabimenye? Bari baherutse inaha batangana gutya, baheraho rero barabyibutsa nka kwa kundi Yesu yabonye abigishwa ba Emawusi bagiye gutana ngo ahera ku byo hambere ngo arabasobanurira neza, badusobanurira neza impamvu ibagenza. Ariko niba hari abantu bagenda neza, ndabagushimiye. Ukuriya mugabo yazaga iwacu, yazaga yikoreye, ubu twebwe twanyoye. Reka mu yandi magambo bikubwire mu mvugo bazagusobanurira abakuru, zanyowe. Uko mvuze ngo twanyoye na zanyowe ushobora kutabyumva kimwe. Mwana wacu zanyowe. Uko dusomye batariko inaha haba bageni, ubwo bari bataratubwira uwo ari we, kandi yaramubengutswe. Batubwira amazina, nge sindi buyibuke neza, ariko uburyo nafasha harimo iryitwa Ernest. Ernest rero tumuganiraho, batubwira uko zitanyagwa zirimo, batubwira uko ari umusore w'ibizigira ariko bitateruye amapine n'imifuka, batubwiye byinshi, baramutaka baravuga. Twe ntitwagiye kuvuga ibigwi byawe ariko ntibibuze nuko barerura rero bati rwose Ernest uramuzi ubundi ko batubwiraga ko hari akanunu ongereshwe baramuzi. Uko zanyobwaga rero bavugaga ibigwi bya Ernest, bakavuga n'iby'umuryango wabo, bakagera no ku by'iwacu ho bagakabya. Nawe urabyumva, burya iyo umuntu yaje mu nshingano nka ziriya, uhakwa nyine ntako atagira, n'ibitari byiza bigira byiza. Umugaragu ngo baramukandagiye ati databuja ikirenge cyanjye kirakubaganye kijya munsi y'icyaha. Ari kugira ati yari umugaragu, ntabwo yari kubwira shebuja ngo aramukandagiye. Nabo rero batugeraga, babaga bivuza ibigwi, ariko batugera bakavuga batesi wanyu ko ari abamarayika gusa. Nuko barerura rero bati twabengutswe tuyishime Esteri. Esteri mwana wacu zanyowe, ariko zanyowe bakwigombye. Twamubajije ibibazo, ijisho ry'umuyapani rizabikwereka kuko rirabibika, ntirifata mu mutwe gusa. Ibibazo bigera muri 7. Tubwiriye imbaga yose y'umuryango n'inshuti zawe zirimo, tuti mutange amanota, ariko mwibuka ko nubwo batarerura bashobora kuza kuvuga izina tugasanga tutiteguye. Njye niko natekerezaga, ariko umugabo ntanga ni Mukakimenyi. Mukakimenyi uramuzi? Dore zamura ikiganza mukecuru, dore nguyu Mukakimenyi Dansire, amuzi se? Uza amanota yatanze uzayabaze cy'icyuka. None rero nshingiye ku kiganiro umukozi w'Imana, intumwa y'umuryango yaganiririye mu ruhame rwa twese, nshingiye ko uko yazaga yujuje ibisabwa n'umuco, tukagera nubwo tumubaza niba no mu ijuru barabihaye uburenganzira, nshingiye no ku manota yavuye mu mbere yarutaga y'abandi, aya Mukakimenyi Dansire.
muko umva sigiye kubwira ngo twagutanze kuko utari umugome, ariko kandi inkwano zo twazemeye turanazakira. Iyo bigeze aha rero ijambo riba risigaye gusa ni nk'iryo babajije Rebeka. Ikiganiro cyari cyabaye ari inyuma y'inyegamo, ariko ngo baramuhamagara. Bitumye nkuhamagara rero, si kenshi dutarama ngo tukubwire ngo ngwino mu ruhame rw'abagabo, ariko bibaye ngombwa ko nawe tukwibarize. Uriya mugabo kozi w'Imana yatubwiye ko abakazana b'iwabo bose nta uhorota. Turamukosha arako zirashimwa, hanyuma kandi ubwo buri kanya niko yabaga atura, niko yabaga hendahenda, niko yabaga n'uwakandagiwe yavuze ati ni ikirenge cyanjye gikubaganye, hano nta muntu mwakandagira. Urumva ukuntu bazi kuganira, ariko nuko ntabwo twari duhaze, utaza kugira ngo twagutanze duhaze. Ntabwo twemeye rwose kwakira inkwano duhaze, ahubwo twagoragoje tugera naho tubaza ikibazo ngo ariko Esiteri natwe tumukunda. Baratubwira ngo ntibumukundo rwamuheza kwishyiga. Kubw'ibyo rero ngiye kugutangariza umwanzuro twafashe, ijambo rya nyuma ribi ryawe, hanyuma mbone uhagurutse uriya musaza. Uroko ndukira ubareba abo bose ntawe mbeshye, n'umushumba wawe arahari. Nyuma y'icyo kiganiro, nyuma y'amanota, dore n'umushumba wawe wundi arahari. Umva, niba hari abantu utapfa gukuraho ibyabo mbamo, mbamo buryo, ariko tumaze kubisuzuma kandi bamaze kutwizeza ko rwose tutazahomba, nawe utazahomba nugera iwabo, twafashe icyemezo cyo kwakira inkwano no kuvuga ngo birakwiye ko Esiteri bigombye tumubaha. Twaba twahemutse? Aravuze ngo oya, ntabwo twahemutse. Ubwo tutahemutse rero, zamura ibiganza ubashimire bose. Haleluya. Awusezera wakigenda wasu igira hino, umurusha imyaka ubu yatangiye kukuruta. Mwana wacu rero watumye impundu amashya burufaya, impundu zivugwana iwacu, nta soni nta n'ipfunwe dufite zo kugushyikiriza sobukwe kugira ngo nawe akubwire amakuru y'ikiganiro cyabereye iwabo. Maze rero ikiganiro muri bugirire hariya, twebwe muze kujya muganira nk'aho tudahari, sibyo? Tugiye kuba tuganirira mu matsinda. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Ngaho mutwakirire. Umuryango wagukunda, y'umuryango waba umuryango mwiza, ko bagukunda bagufashe neza, ariko umuryango uzagukundwa akazi. Ndabizi ko utaranyikwa kuko ureba hano ntubonemo Ernest, ariko Ernest yabaye umukwe iwanyu. Ernest egera hino ku ifoto dore umuntu. None rero uhereye umunsi wa none, kwa kwigunga usigaye ugira nubwo utari inkunguzi, utegereje Esiteri kazakugaburira ntaho nyuka adahari. Uyu munsi nguyu Esiteri.
byanditsemo utambuka umuhobere reka nkinguruke namwe mwirebere umufasha mwiza umuhabwa n'Imana ibyo nukuri naguhawe n'Imana umunsi wande baga mu maso ukanyemerera ko tubana ni wowe rukundo nari ntegereje ubusore bwanjye nabumaze ngusengera none tugiye kubana n'umukunzi wanjye ni wowe rukundo nari ntegereje ubusore bwanjye nabumaze ngusengera none tugiye kubana n'umukunzi hari icyo nabura gutaraza ubu nduzuye ubu tuzajya tujya inama buri umwe n'ijisho ry'undi nabigize inshingano zanjye uhora unezerewe kuva umunsi wande baga mu maso ukanyemerera ko tubana ni wowe rukundo nari ntegereje ubusore bwanjye nabumaze ngusengera none tugiye kubana n'umukunzi wanjye baby nta wundi naruzigamiye utari wowe nyemerera ngusiguza agatuza nagutujemo maze njye nawe duhurire aho ababiri bahinduka umwe iteka ryose ni wowe rukundo nari ntegereje ukuri ni wowe ubusore bwanjye nabumaze ngusengera yeah baby none tugiye kubana n'umukunzi wanjye ni wowe rukundo nari ntegereje ubusore bwanjye nabumaze ngusengera none tugiye kubana n'umukunzi wanjye kuko ibitekerezo byanjye bihora bizereraho kandi uwo mpora nipfumbatije umutima wanjye ihorere wirira shenge wihoreze wirira ndakwinginze nzagaruka ndakwinginze nzagaruka ndibuka unsezera ungire inamuti igihe cy'amata kirageze none uraba umugabo aho utabaye tugushimiye ubutwari watweretse
wambereye imfura kabiri none wibabaraje nkenge turi kumwe nzasonza nihangane ni nabyo uwo twasezeranye wirira wirira shenge wihoreze wirira wirira ndakwinginze nzagaruka ndakwinginze nzagaruka winungwe munda dusererane zirakamwahaye zifite urwuri ntizigisha iwacu zirakamwahaye mwene ikizambaro umwami Yesu Kristo mwongera mumumpera amashyi imfura z'u Rwanda kwa Gasabo nzivuge hanyuma umperugere nibonero ruhangwa mbone mubyeyi Pastor Isayi mubyeyi Pastor Kerofasi mumperugere nibonero ruhangwa mbone babwira amahamba yazo babwira amahindura babwira imyami nzira n'indamba murakagira Imana garuka mariza y'impe rutayarumvira kuyagarura rutaguranura mu ntoki ndamugiriya gisonzo cy'amasaka yari ingendo nziza zisubiriza seruhimba nawe inka zaraguhimbye wangeriwe nasubije amaboko inyuma nasanze inkokora ziringaniye rutayabumbira kuyagarura rutaguranura mu ntoki uhundira nka biriya ngaba yarayisimbutse urupanga itera umwanzi muhamya u Rwanda imukuza u Rwanda iseminari bayisamiramo isake abakristu bayivugira amasengesho ikirezi kazibukira zinacyabaswe ikarangwaho kiberi bikitwa Imana yaremye u Rwanda dore mu rutego bizomenaga inkora zese mu bihogo rwa mugabo girigiri kwizisanganizwa ingoma yirukara akabona inzira kirira mingore mu mugabo nshaka zere mu mugabo bwiriza inkoko umutima wese umukuruza ngemerwa mu nzira rutajorwa batarangaze ntango y'imvura ntibe mu nkazi heza hanze ndavuga yiriza ku ruhimbi ikaba urusezero z'icyushyu umurera abantu barwambara ezi no gutetera sinkamira ndigire ibindi bikabamagana intubekeka kari ibyimwe bicarashengura kirashikama igira n'icyo umugabo akunda gukora akuraho intonganya zikabanye ku mutima hari n'ikindi mpagama abondo bacumiraho ingororano ukamenyera agaheto babanza
kugira ngo ubundi buryo mutazi butereke intembere y'uwakariro katazijya mu mavumba rutayabumbira kuyagana rutaguranira mu ntoki ruteturira kugira isumbe rurimenya ijoro ryose rutari iminwa nyir'inka yawe rubaza kwifata impungenge ipfa ziteraniye ikambere rubabaza rubanza y'inturire rubangurira izo mu bitero rushyira ikintu mu kindi rwamurenzi zikagira inyazabishima yashyiriye igituma byose bibyara amata n'ibisabo bihora n'isuku n'uwakwaduka ari rucuma ntiyarira guturukira umuntu utunze icuma rusiga mubyeyi nyemerera unyakirire inkuyu muzahora n'inka n'inkuyu amata n'amavuta ubuki n'ubukire n'abari beza mushimire umubyeyi zingana nyirazo umubyeyi data mubyeyi mwiza warandaze umurugari niboneraho ruhangwa mbone ungabira katsi ko hepfo nako haruguru y'inzira ntunga nkamirenge